Bakunzi ba Rita TV show tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya. Imbere yanjye muramubona ni mwenyewe yabanza akabibwira mu magambo make. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rita TV show, nimwigire hino tubaganirize ku kiganiro cy'uyu munsi twabateguriye cya Kasamutwe nkuko bivuze. Nabonye urimo kumva ngira ngo ikiganiro Kasuku arimo kwibasira Mutesi Scovia wariwe wa televiziyo Mama Urwa Gasabo. Ndavuga se inkotanyi zongeye gukoranamo kuko ari inkotanyi bamora iki ihangana n'inkotanyi Tito Rutaremara. Ndavuga kuri Kasuku na Scovia. Okay, nta kibazo. Ngaho rero tugezeho okubyumva cyangwa se uganirize abanyarwanda nko gukunze gutanga impanuro zikaba zimaze gukora ku bantu benshi cyane ku mitima yabo. Bamwe bagakomeza bakubaka, abandi bagasubirana n'abagore babo, bagasubirana n'abagore n'abagabo babo. Bamaze gutanga ubuhamya bwinshi cyane njya mbibona ku macano yanyu. Rero ngaho tubwire ibyo agaseke utuzaniye gapfunduye tumve byari byo. Murakoze cyane. Njyewe ndagira ngo uyu munsi wa none nihanize Kasuku kuri Scovia. Ni gute umuntu nka Kasuku ushobora kubahuka umuntu w'umubyeyi akuruta mu myaka, akuruta mu bushobozi, akuruta buri kimwe cyose, arakuruta Scovia, warangiza ukamutuka ibitutsi byanda. Ariko jewe nago ndi bugushigikira kuko ndashaka guhagarara hagati rwose, kubera ko jewe ibiganiro byabo bose by the way ntacyo ndumva cyo Scovia wenda yatutse Kasuku, ariko cya Kasuku cyo ntacyo bonye ambwira ngo arashyomoka byo. Ako ndashaka kuza kugira ngo wenda nanjye ngiri icyo nubwo naguhaye ijambo nanjye ndashaka kuryiha banzo vuge ndaza gusubiza. Ngewe ndagira ngo mpane uwo bita Kasuku, ntagaruka umuhana kundi, ajya amenya amagambo akoresha ku bantu bamuruta. Ajya amenya yuko numvisha avuga ngo Scovia ngo ntiyize. Wowe wize se umurusha iki? Akantu ko kwiga kwa Scovia ngira ngo tugatindeho gato cyane iminota 2. Scovia yarize yize make mbere, ariko ubu tuvugana no graduating ko yanze gukora party. Yarangije university arongeza, ubu ngubu tuvugana arimo kwiga ari kuri masters, ariko byose ntago abashaka kubitangaza. Bese Scovia yagiye bishyire muri social media bimwungura iki kugira ngo wenda nese kwifata ukitereka kamera gutyo ukavuga ngo narize byamufasha iki, akagabanya izo nyombi ya kuyomba, kuko yego na ubuzi inyombi ya kuyomba keretse ashatse kuba nkazo. Ariko by the way vraiment amashuri ya Scovia yageze ubu ngubu ni bake cyane mu itangazamakuru bayafite. Cyakubwira ko umuntu wize agakora icyo bita kwiga nta nubwo yigamba amashuri. Very good. Ako kana umuntu ufite ubwenge yize koko ntago yigamba amashuri, ahubwo amashuri uri urigamba ushobora kuba nta nayo ufite pe. Wala tuge ngo yize science and technology ase ibyo yize nibyo akora cyangwa ibyo akora nibyo yize. Noneho kwiga kwawe niko kwaguteye kuyomba kuri social media, niko kwaguteye kubahuka abantu bakuruta. Ariko umunyagwazi azi kujombana kuko niko kazi mbona ukora. Nabonye avuga ngo iyo naba kukubaha nk'umuyobozi wanjye mba nguhaye ngo abamutse mbese nkanuza nende yavuze nkagita ngo nkagita magic. Wamukora iki koko? Yamutuka urabivuga aho ngaho hanze y'igihugu, jya mu gihugu mo ndani hanyuma bivuge. Ako nawe ibyo ntago ari byo. None se ko yahunze nanone umuntu akuruta bakuruta. Ariko noneho ujya hari ikintu nabonye nshaka kubaza kubwira Rita niba nawe wakibonye. Ari amagambo ya Kasuku bigaragaza ko yahunze. Cyarahunze ahubwo kimaze iminsi gitinya kuvuga ibintu kuri social media, none cyubahutse umuntu utubahukwa. Yani kuno bamujyana amarangamutima yawe. Abase atobahagwa cyose batinyuka President wa Republika nka Scovia. Ariko President wa Republika ni umugabo. Umva ye. Yes. None se Scovia we ntayoboye abagabo. Umugore.
ase abagore igitsina gore cyose aho kikavuba kikagera uba ugomba kucyubaha cyokora nanone niyo umugore yaba ari umwana w'umukobwa kandi noneho yari umugore w'abandi wamwubaha kurenza umuhungu kuko umwana w'umukobwa ntago ibye byose ubishyira hanze. ikindi Scovia ni umugore w'umugabo ni mama w'abana Yes. ntabwo wenda umuntu yamushira cyangwa ngo asuku abantu bose bafata nk'uko we ari ingaragu y'umusaza wenda ahubwo Kasuku icyo nibaza ukuntu yandagaza abantu akabavuga uko batari akabandagaza koko wowe utekereza ko igihe wahereye usebya abantu hari umuntu ukurebamo ubumuntu ese ugize ngo watukane iki uretse ko ibintu asebya gusebanya kwe asebanya sida asebanya uburaya ibintu bibiri n'ubundi agatuka mu bitsina by'abagore arahimba agahimba story ngo uyu muntu yarwaye ibiki ngo yashatse iki ngo yakoze ibiki ngo n'umujura ngo niki ibyo bintu twarabirenze kera wavuga ngo umuntu n'umujura wavuga ngo numvisha avuga ngo Scovia yaribye yavuze ngo ngewe sise niyavuze ko nk'urumogi yarunywa se wararumuguriye wigeze ufata urumogi urugurira Sergeant Robert yarambwiye ngo ndarunywa da ngo rwaranzengereje wowe se utarunywa wirwa witeretse ubwo bukamera bwawe uri mu bibuga by'abazungu wowe wari utaracanganye iki wowe anyway je nagira ngo wenda mu masomo uhereza Gasuku wenda nawo hano wahanutse cyangwa wamaze kugerayo warangije kuboko kabajya wakoze yakashaka kurangiriza yakaboko ariko gusa icyo twamubwira ko wenda nk'umwami w'abagore ndakubabaje mu bagore bereye umwami sindimo wowe nta nubwo na Scovia yarimo ko hari abayobozi bahari Scovia yarimo abari mu Rwanda nose niba harimo afite umugore bwabereye umwami nago abagore bose rwose bekabereye umwami nkande ugiye Rwanda kigira umwami nuko utatuma mvuga abami babayeho kera ubu dufite abaperezida nyine yarakabye umwami safite banga aza ninde wigeze wumva muhakanya niyo yashaka yabivugiye mu Rwanda ako se mva rurita cyangwa misi w'uburayi rita nyumva Kasuku yiyita umwami w'abagore ariko ubutaka bw'u Rwanda akiyita umwami w'abagore harimo First Lady harimo ba Minyoni harimo ba Karibata harimo ari muri Amerika ari nayo ari mu Rwanda ejo bundi Gikondo niyabivugaga se hari hose na Karembure aho yakodeshaga niyabivugaga se umva ahantu hose hanze y'igihugu n'ibyo bihugu abayoboye niyo abari rwamagana arabivuga yarabivuze abwira ko ari umwami avuga ko ari umwami w'abagore ubwo harimo abantu za ba mushiki wabo Louise wiseka urimo urabinenura nawe n'abandi bose b'abanyarwandakazi ngiye mu bubereye umwami ntabwo ndimo none se ntabwo ndimo na Scovia ntarimo ako se mumwangira iki ubereye umwami umugore uzarongora kurongora bikuye muri bije ubundi se byabishobora asanga nararongora abakobwa b'abanyamurenge ubundi buriya amatsiko waba njye mfite amatsiko yo kubona Kasuku niba ari umugore cyangwa araja gusubiza ati wa kigore cya Robert Vivayo nkuvuze uriya nta waka ubizi ute reka n'umukaratika wo uriya nakigenda nuko cyatsa tukana kuri social media ariko ntago ari umugabo ngiye mfite amatsiko yo kumubaza uri umugore uri umugabo hari unigeze kumvamo avuga ngo Kasuku ngo yarishije abana b'abanyamurengekazi imbwa izo nguzi yabagaga ngo noneho ngo yarangiza ariko noneho ntagikora rya abantu baramwiyamye zambwara zigabanuye nagwa agiba mu Rwanda babagora bereye abami niba ari abami abayimbwa n'umwami w'imbwa se ahubwo aho ngaho yes ni umwami w'imbwa kubera yuko nizo yirirwaga baga agaburira abana ariko mana yanjye nabonaga abana b'abakobwa bazirya nta mwami w'imbwa ahubwo haba imbwa y'umwami nta mwami w'imbwa ubaho habaho imbwa y'umwami mbivuze ngo ikira nta mwami w'imbwa ahubwo haba imbwa z'umwami ubwo nayo rero ni imbwa y'umwami ni imwe mu z'umwami aya
ataza kuba nka yavamo n'imbwa nziza Kayibanda wayikiririra se yavamo imbwa nziza kuko ni bya bibwa nyine Nyerere yabwiye tarya n'umuntu Nyerere yabwiye Idamini yambwiye ngo ushaka ugere ngo wabamo akagore keza ngo mu masaa 6 ndabanywa icyayi ndaho ngaho bukoba ngo ndaba nageze mu mujyi ndimo kunywa icyayi kandi kuko yarabarasha agenda kunywa icyayi akinywera yaranasara arangije arahindukira naye Nyerere ambwa ati nawe waba ubaye imbwa mba naraguki yambwa ati ubu umugore mba narakubyaye imwe abana benshi kuko akagore keza abwira umugabo mugenzi we nawe arambwa ati yuza kuba imbwa mba naraguki narakiriye ikibwana kuko wavamo imbwa nziza ngewe icyo mwihanije Kasuku utunze urutoki ahadatungwa urutoki ariko dutera icyo gazi na Scovia wawe Scovia se ariko Scovia ibintu byose avuga abavuga ukuri abavuga ukuri yezaho yes ijambo numvishe yavuze no ijambo numvishe wazagiye ukamusura abanyamakuru bataraba umwuga ntabwo yabeshye ntabwo ari abumwuga ahubwo ukuri kurabarya kukabajogora ariko jewe njya mbona abanyamakuru b'umwuga n'abatarabumwuga abatarabumwuga mbona beza cyane ariko oya wijya kuri iyo side kubera yuko ngiye ibyo mvuga mfite gihamya baragenda bakica amakuru y'abanyamakuru b'umwuga ariko abantu bita kandi bakanabasebya niba witeretse kamera ugatukana ibintu bitekereza umuntu aho kugira ngo agutuke ageze kuri mama wawe na sogokuru regezi YouTube dushakira amafaranga ari gihe umuntu aba excited akavuga ibyo ashatse byose bigatuma yibagirwa n'amategeko agenga ntago yayibagirirwa kuko ntayo yize ntayazi ntago ari umwuga kandi afite amashuri menshi ra ngo arusha basiko ayo yize ntago yize ubunyamakuru okay ntabwo yize ubunyamakuru kuko iyo aza kuba yarize ubunyamakuru ntabwo abasebya abantu bamuruta hari ikintu yavuze ndagira nacyo uzo kugikomozaho yavuze ibintu nka bitatu ariko kimwe reka mbanze nkivugeho yavuze ati Scovia kuva bamutora ngo nawe yabaye excited kubona ari muri uwo mwanya ngo ntabwo yarawugenewe ntabwo yarawukwiriye no harimo kuvuga uwo Scovia ngo kandi ikindi ngo Scovia ngo kuva yatorwa ngo ubu ngubu nibwo ku ngoma ya Scovia nibwo habonetse abantu benshi cyane bafunze ngo abanyamakuru benshi bafunzwe nkibaza bacyuma Hassan bafunzwe ku bwa Scovia cyangwa se kubaza ni ingoma ya Scovia iby'ingoma avuga nibi kuba baramutoye ubundi atubwire Scovia yasimbuye ndi uwo yaba yarasimbuye wese ngiye mpamya neza ntashidikanya ku mwanya Scovia ariho awushoboye kuko Scovia avugira rubanda kandi avugisha ukuri kwambaye ubusa arakuvugisha ukuri kwa Scovia arakuvuga ariko hari ahantu agera akabimira akabura icyo akora warabize nawe ujye ubibona hari ahantu agera bikamurenga akaceceka agahitamo guhamba muri roho niba hagera agaceceka ariko abafite icyo yabashije gutangariza umuturage ba rubanda rugufi badashoboye hari n'abenshi yambari benshi afasha hari nk'igikorwa yakoze kuri Theo njye naramushimiye cyane ku mugore basapotinga umugore wiwe hari ibikorwa akora ukabona ko ari umubyeyi afasha nde afasha madamu Theo yari ari mu bitaro Theo bose babireba yes hari yakoze umuti yes kandi bamutabaje numva hari naramukunze cyane abyumva vuba naramwemeye hariya kabisa aho nga shakano kazanye ute wan yewe rwose Scovia ndamwumva aya bravo kabisa yakoze neza cyane kandi aracyakorana neza ahubwo ibintu by'ibigoryi nibyo bidashobora kumwumva ariko rero ntabwo jewe iyo umuntu atinyutse akavuga ngo arabwanuka ngo arashyomoka abwira umuntu mukuru gutyo aba kandi je nicyo nashingiyeho mvuga nti avuze ijambo nka ririya ku muntu wari we wese kandi noneho akongera akarenza akavuga ngo jewe umva bari sensoze ubiyibuka ibyo wari ugiye kuvuga yavuze ngo jewe nduba yewe naho yaba ari sinze ngo class monitor niba yavuze class monitor niba yavuze prefect
uwatorewe kutuyobora ako kanya mu ishuri ngo naramwubahaga cyane kandi arangije kumubwira ngo arashyomoka ngo yamukomye. none se reka nkubaze aho Scovia nk'ubu yiteretse akavuga yuko Kasuku atari umunyamakuru w'umwuga bitewe na rangaje ye, bitewe nuko yubahuka abantu bakuru, yabakosheje ubu ngubu abivuze yabakosheje. Na buri muntu wese arabivuga ibyo ngibyo kandi ikindi jewe Kasuku yanansekeje yavuze ngo nawe arabizi ko hari ahantu akwiye kuba yaba ari. Hari ijambo yavuze ngo yagiye yiruka ariko ngo yateze indege igikubakuba ikubagaho ngo yateze indege niba ari igiki ikubagaho niko babivuga. We wirukanswaga n'iki? Jya umenya amagambo uvuga, jya umenya amagambo ubwira abantu bakuruta, jya umenya ubwenge niba waranize ariko jya umenya ngo ne yize doctora sinzani yabyigiye cyangwa yize kotsa imbwa sinzi ibintu yize biri aho ngaho tu, ariko yavuze ngo ngo iyaza kuba ari jewe Kasuku wavuze aya magambo Scovia yavugaho ngo ubu ngubu nakabaye ndaho nkwiriye kuba ndi aho nari aho kumbe afite aho akwiriye kuba ari nawe arabizi arabizi. n'ubundi gisa nk'icyahunze kuko muri iyi minsi cyaranakangaranye ntikikivuga nabi ariko numvishe yadutse Scovia numva rero afite uburyo mva nicyo kintu umwangira rero mva nanjye wenda simbizi maze noneho utangire kujya uvuga ngo turana abo bahungu ntago nkorana nabo, ngira ofisi yanjye ikorera mu Miduha buri wese akagira aho akorera ariko n'abashuti banjye kuko Magashinge umuntu wa mbere wamuhostinze bwa mbere na mbere ajya kuza kuri YouTube, so urumva rero n'umushuti wanjye ni nanjye wamugira inama kujya gufungura YouTube channel yiwe aragenda ajya kuyifungura. Ni umushuti wanjye pe nawe arabizi ko atabura kuba rwose yanshimira ndetse n'ikimenyimenyi sasa kugira ngo byemere Scovia Magashu kuko ninjye muntu wamwentereje kwinjira kuri showbiz kuko yakundaga ko yakora ibiganiro gusa ariko bati wowe ngwino nawe ukore YouTube channel yawe ujye usarura ayo mafaranga ubona kwinjiriye muri field yawe ngo yo kujya ngo mu nkuru zagoma nawe waragiye arabikora byarakubabaje ndabizi pain rwose nta muntu ukunda umucompetitor byarakubabaje nacyo kintu umwangira wowe wumvise ibi nabyo nayizi wumvise ariko kumbe Scovia yanga Magashi kubera ko yaragiye kumwatakinga nibyo ntago mbizi ntago nabyemera aho ngaho ntago ari cyo urumva ari cyo yamwangira isoko n'irigari rya YouTube. None se Kasuku kavuze Kasuku arimo avuga ngo yagize agashyari ngo ka Magashi kubera ko bahurira muri tele akageza amenembwe na amini zagoma. Ntabwo bishoboka, reka mbasobanurire isoko rya YouTube nongere mbambwire nyabona no muri comment muvuga ngo umuntu yavuze ikingo yakoze ikingo yegura. Isoko rya YouTube ni rigari ryitangazamakuru bivuga ko ari itangazamakuru kubera ko mbese abantu kuva na kera tutaranavuka abantu bazaga batunga mikoro abantu ari nk'igihumbi bose bakutuza abanyamakuru buri muntu ashaka kujya ngo atari inkuru atari inkuru yiwe kandi buri mwe wese avuga ibye buri mwe wese akora uyu ngo reka tumve ikindi yongeyeho katumve ikiyongeyeho witwa Pastor Claude na ba Innocent ntago nzi ibindi bintu nabo mupfa ariko nabo nabonye bagushubije mu buryo bwimbitse. Ikibazo ni kimwe Scovia urabona ko urakomeye nk'uko bahora babivuga nawe rwose ariko nabona ngo bigendera ifiyeri yego rwose pe nanjye sinabihakanye ariko ibintu byo guhora ucyocyorana n'abantu babasazi nkatwe bizagucisha amazi ikorera ibiganiro ukora rwose wandagaza mu buryo bwawe urigeranya n'umuntu muzima hari knowledge na skills nafite ku bintu byo mu nkuru zo mu nkiko si uko ntabasha kuvuga
si uko wenda bajya kuzikora baba ari n'abahanga kundusha, ariko gusa mu kwirinda kwanjye sinyanzijyamo. Hari n'inkuru zisaba professionalism ntashobora gukora. Sinzi niba turimo turajyana. Ariko rero nito mutindo hari nk'umuntu runaka witwa ko ari umunyamakuru w'umwuga, mbona ko yatannye, ngerageza kumuhwitura amubwira ariko rero hano ko ubona nta professional birimo, ibyo ngibyo byambereye ikibazo kuri Scovia na bagenzi be, bandwanya banangendaho. Noneho ikindi kibazo ni kimwe cyanatumye mvuga ngo reka nkore iki kiganiro uyu munsi. Scovia kumfata akanshyira ngo muri timu, akabasha kuba ko ngo ari nka timu y'abantu ngo bibyigomeke, bigize indakorwaho, ntabwo ngenda bikunze. Niyo mpamvu navuze ndaza kubimusobanurira nabyo azantandukanye n'ibyo bintu. Mu gihe uvuga amagashi, ujye uvuga amagashi ku giti cye, uvuge yewe cyakora reka Scovia ni umugabo nabwo ari umugore, yavuze imbwa mu mazina yazo ngo babasazi nkatwe. Ikimenyesha ngo ari yizi ko ari umusazi. Abasazi buriya bose. None se buriya bamagashe zongera kubavugaho, ntubibonye ko ari abasazi? Abasazi oya magashi we wapi ushatse badusezera tukava nicyujije n'impamvu ko umusazi nicyujije n'impamvu umuntu yagenda gatumwana simbizi nava kubintu ariko wapi uravuga ibiki iyo byiza mu bwonko ni ibiki bya bintu byo mu gahanga ni zona ari zona se igutwiye muganga niba birangiye ufite iyo maburo menshi cyane yataka yemba mbona yasara kanara umuntu nawe agasara yakuruma yakurangiza yakuruma bambi yakuruma buriya zivaho noneho kuva asigaye nkwana za kanyanga ubu ngubu birakaze. Icyo ntarasezera ndabasaba kubaha Scovia. Ni ibyo nyine babyumvise, ubwo mwirinde Scovia wa Rita, sinzi niba ari Sherisha mumwubahe ahubwo mujye mubona mu muterere, ariko nawe azajya bubaha yewe nawe azajya bubaha, ariko Scovia nta muntu atubaha. Njyewe ndamuzi nta muntu atubaha, ahubwo aranarwaza ye aragoragoza buriya yarabigoragoje biramunanira. Noneho ubu batanze order nk'iyo reka bagiye kugwa mu mutego bose. Ariko ngo hagati aho ngaho ngira ngo ze kutugira dukorera ikiganiro cy'ukuntu Claude arimo kwitaba mu ibanga za RIB inshuro ebyiri uburyo Ndaje nibereke mukanya mbereke Claude maze minsi yitaba yataye na morale bambi. Okay, dusezera abantu basi, bye bye. Akagaruka